bon haba harimo character y'umuntu ariko nta nubwo ari ibintu byakugora kwiga. Hari abantu bari ignorant bavuga ngewe nuko nguko nteye wamubwira ngo nyine iki kintu ntabwo ari cyo gihinduye we yanjye niko nteye. That is so wrong. So ni ubona hariho nka defo ufite cause we're not perfect, twese tugira ama defo nyine ukayihindura n'ibintu byoroshye cyane. So but part nini nkeka ko ari na character n'ukuntu iwanyu bakureze wenda cyangwa se wenda n'ukuntu nawe umutima umeze, it depends. Inshuro nyinshi ushobora kuzumva bakubwira inkuru y'umukobwa utangaje kubw'imiterere irangaza abantu benshi mu rungano rw'iyi minsi. Uzumva bakubwira inkuru y'umukobwa watwaye amakamba menshi y'ubwiza ndetse ibikombe by'uburanga akagenda akabimara mu bubiko burundu byose. Abantu benshi uzumva bamwita uw'icyeza Pamela, neza neza usa nk'ikirezi cyera ariko neza neza kikabonwa n'abanyamahirwe bake muri ubu buzima. Ibi byose kubw'imiterere yitangaje ndetse no kubaho kubwe nta ntege afite ku mubiri we muri ubu buzima. However, ngira ngo uko umuntu atinda ku isi nako hari ibiba bimutegereje. Aravuga ati tugereza ko ibyiza bibi bikagira bite bikadusanga imbere. Uyu nawe ni umwe mu bagabo bakunzwe kandi bakomeye cyane muri uru ruganda rwa muzika nyarwanda iwacu mu Rwanda. Uyu ni umwe mu batunze umuhogo ndetse no kugoroje ukamenya guhogoza byahinduriye ubuzima burundu cyane muri uru Rwanda. Cyane rwose ko yari umwe mu bakire bakiri batoya bafite ubushobozi bwo kuba bagura benzi ndetse na barabasi, cyane ko ari umwe mu bana bakiri batoya bafite imodoka bya ruturu ndetse binanditseho amazina yabo. Ariko nanone muri isi yacu dutuyemo idasakaye nta hantu amarangamutima ahurira n'ubutunzi, cyane ko umugore we bashakanye bakemeranya kuzabana mu bihe bibi ndetse n'ibyiza, ku munsi wa none bivugwa ko batakibana mu nzu nk'umugabo n'umugore. Aha niho umuhanzi w'umunyarwanda dukunda cyane Niyo Bosco yakuye inganzo akaririmba gakondo yacu agira ati ni gute twasangiye agahiye ariko ku munsi wa none tukaba tugeze ku kabisi, hamwe bidusaba kugatahiriza imwe kugira ngo tugateke ariko we kuri wo mwanzuro ukaba ubaye kunsiga. Aha ni kuri Blaze TV Empire. Niba ari ubwa mbere ugeze hano cyangwa ukaba uri mushyashya nkwaye ikaze. Mwebwe duhorana mu biganiro byacu bya buri munsi ndetse namwe bashyashya mwumve mutuje muhawe ikaze, amahoro rematanga yo mu mitima yanyu mwese. Nge wumva kandi tugiye kubana muri iki kiganiro cyose amazina n'ingabo y'isonga ku isonga. Niba ari ubwa mbere ugeze hano byabyiza ukanze subscribe niba utarigeze uyikandaho kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye, maze ubundi unyemerere mwinjize mu kiganiro cyacu kuno. Nanabanje naramubwira araseka, nabanje no kugira ngo ndamuharaye. Ndanayimubwira namwe ariko I really hope ntabwo ndi kuguharara. Because I know I'm crazy, numvaga nabaye open ndabwirani muri make myani magambo naramukunze cyane, ngira ubwoba bw'uko byaba ari iki. Ubundi Gatarina yateye urugo rwa The Ben ndetse na Pamela yateye iturutse he mwa ababyeyi mwe. Bamwe bakundanye urukundo rujya kumera nk'urw'umwami Yesu yakunze abari mu isi ndetse bakiyemeza kubana karamata haba mu bibi ndetse no mu byiza, ariko budakeye urugo rwabo rukaba rwasenyutse butari bwacya. Iyi mibereho y'ubuzima itandukanye abantu benshi babayemo, inshuro nyinshi tunyuza mu ruganda rucurirwamo ubuzima buryohereye ndetse n'ubusharira kurusha umuravumba. Ari igihe muri ubu buzima wagusetsaga ari uhindukira akakuriza, kandi rwose ibyo ntibibuza agahinda gutaha mu mutima wawe. Muri ubu buzima amarangamutima y'ukuri n'ubutunzi ntacyo bihuriyeho, byakagiranye isano The Ben ntago yagatandukanye n'uw'icyeza Pamela, umufasha we basezeranye kuzabana mu bihe bibi ndetse n'ibyiza. Ubundi ni gute Mugisha Benjamin wabaye ikirangiriye mu ruhando rw'umuziki nyarwanda yaje guhura n'uw'icyeza Pamela? Umwe mu bakobwa beza b'inyarugenge bari bararahiye ko batazigera bashaka umugabo ngo babane mu nzu nk'umugabo n'umugore. Ni gute icyamamare mu myidagaduro The Ben cyaje kumwegukana nyuma y'imitoma nyinshi yatewe n'abafite izahabu ndetse n'ifeza bikanga? Uw'icyeza Pamela, umwe mu bakobwa batwaye amakamba ndetse bakamara ibikombe by'ubwiza mu bubiko, umwe mu bakobwa wateretswe na benshi bakomeye ariko kumwegukana rwose bikanga. Abantu benshi bakomeza kwibaza kuri Mugisha Benjamin bati se ubundi n'iki yakoze kugira ngo akore ku mutima uyu mwari wananiye benshi muri Afurika, ku iherezo bikarangira amukunze ndetse akemera ko babana bakanabyarana umwana.
Kuri Pamela rwose asobanura ko iki ngiki ari igitego cy'umutwe yatsinzwe kandi rwose akagiterwa n'umukinnyi w'umuhanga mu kibuga. Uti abagabo benshi banerese bafite benzi n'amadolari nkabanga bagakomeza kunyinginga ariko nkabahakanira, ntabwo nari nzi ko nzabana n'umugabo w'umunyarwanda mu gihugu cy'iwacu. Nyuma yo gutandukana kwa The Ben ndetse na Pamela, abantu benshi baragira bati n'ubundi akabikora kabizi kirira imboga mbere yo kwarika umutsima. Ati n'ubundi Pamela ntabwo yari kwemera kubana ubuziraherezo na Mugisha Benjamin benshi bakunze kwita The Ben, kuko n'ubundi yavugaga ko atazashaka umugabo. Bati byakoze n'ubundi byose byari imipangu kugira ngo arebe ko yavungura ku mitungo y'uyu mugabo Benjamin. Bati rwose nta kuntu umuntu yabana n'uwo akunda bakabana umwaka wa mbere wa kabiri rwose akumva yamurambiwe. Aha niho benshi bavuga ko urukundo ndetse n'amarangamutima nyayo nta hantu ahurira n'ubutunzi na gato, byakabaye bifitanye isano ntago The Ben yagatandukanye n'uw'icyeza Pamela, kuko ubutunzi bwo ni ikintu yigwijeho. Aha ni kuri Bless TV Empire, ndabashimiye mwese mwemeye ko tubana kugeza ku musozo w'iki kiganiro. Ngiye wumvaga kandi twabanye muri iki kiganiro cyose, amazina n'ingabo y'isonga ku isonga. Ndabashimira cyane ko mudahwema kunkunda ndetse no kunkurikirana, mbakunda cyane nk'uko munkunda. Amahoro Rema atanga akomeza agwire mu mitima yanyu. Nyemerera ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero tugisoreza aha. Niba utarakanze subscribe yikandeho kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu byahagaruka.